muraho mumeze neza kuri iyi mihanda tuba tumanukanye na Inosta Studio. What's up? Twabyutse mu gitondo yakwamye bamwe batari ko subukoko ndi fake wa mabyi wazaje gufollowinga abantu ba original wabuze original wa mabyi ngo komeza ubimbwire byarurwe ku mihanda haba hari byinshi mu gihe ngo Diamond kera yabaga ari kwifuza ibi nshaka kuba yajikora ikofi nk'umusazi nshaka kuba yajirangiza akazi kajya ku mazi sinshaka kuba yajifite umugore gasa umukozi nubwo ndi umusazi n'iminyatire y'imisatsi nyuma kaza kubigeraho Make sure to surprise you. Oh, what's it mama together? Kwa Uncle Austin nibyoroshye na radio twari tuzi ngo kwariye yayisezeyeho guta umuntu asezera kuri radio yera amakuru yizewe ngo nuko Uncle Austin yafashe iki cyemezo cyo gutandukana na Power FM ngo nyuma yuko amaze kugurisha imigabane ye yari afitemo ngo ni n'icyemezo bivuga ko hamwe n'ubuyobozi bwa Power FM bahisemo kugira ibanga ubu sibi nibikira sorerizwe n'icyo uziko bose gato gahembaga neza ariko ahandi hereye ambembera ndanubwo ndigurira isuti amafaranga ahembaga umuntu ndanikindu yamumarira kuvuga ibyo twavuganye rero kimbabaje ndakamenya karaminite mwana wanjye ndi kukumva karashwanya erega nibiba biri kuri iyi mihanda ni muri iyi weekendi abenshi bari bategereje ko yuzuza imyaka 65 bamwe ukababaza uti ese kuri uriya munsi uzabigenza ute Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rwacu izina nzamuri indirimbo nzamuririmbira iravuga nk'uyu we yabigenjeje uku ntabwo nzahwema Karamina none wagabiye rubanda akarugarura rutemba Nakuha Perezida wa Repubulika iyo nibutse igihe twari gwengoro uri umwana muto n'ubwitonzi bwawe n'ubuhanga wari ufite mu ishuri n'ukuntu washakaga ko ikintu cyose gitungana imbere yawe nk'uko n'ubu mbibona iyi sabukuru rero y'amavuko ndakwifuriza ibyiza byose n'umuryango wawe wose n'abuzukuru bawe nk'abadamu wateje imbere tukwifurije isabukuru nziza wowe n'umuryango wawe imyaka 65 mwujije uyu munsi bisobanuye ubuzima isobanuye kubaho kw'abanyarwanda isobanuye ndetse icyizere kiri hagati y'u Rwanda y'urubyiruko rw'uyu munsi ndetse n'uko ejo hacu hameze hanze amafamu hose hari inyamaswa zishyira mu gatimba zigira uruhande rumwe n'abaturage nabo bagira urundi yaduteje imbere cyane mbona no muri Afrika ahubwo ngiye mwita nk'umugira nk'umuntu wa mbere nibaza ko n'abanyarwanda baba hanze muri rusange n'abambere mu gihugu umuyobozi wacu w'ibihe byose ndabifuriza isabukuru nziza ndabifuriza amahoro uburame n'amahirwe kurambira mu gihugu cyiza ndabifuriza gukomeza kugira igihugu y'abanyarwanda natwe tukakugira ni bya bihe bitatu biranga ubuzima bwa muntu mu gihe dore imbogo bamubajije bati uri isugi oya ntabwo uri isugi warabigerageje dore imbogo dore ukuri dore ibintu yababa ese ubundi isa uheruka kujya mu bukwe ugafata agacupa
simperuka kunywa. Kubera iki se? Sinke nywa amayoga. Ariko guno munsi nshaka guturika wenda nsaduke. Nyuma yuko muri weekend hazengurutse aya mafoto aba bakoze ubu kubona bisa neza. N'umunyamakuru Trezor Chanel Ndayisenga nawe yarabisoje. Imana yaravuze ngo kubwinda yananiye nje ndanywa gakeya. Singiye kuzavamo umwuka mana. Gusa gashya uyu munsi ho nyuma y'izo couple maze kuvuga ngindi couple yabirangije mu buryo budasanzwe. Bagiye kwambuka umugeni baba mukubise iyo mugongo. Ubuzirimo buzatugeza. Ubu se saha ngaha dusorejera. Ikiganiro kirarangiye. Kirangira mu biki? Nyambo. Yalla ndagaswikigira ngo kiri burangiye. Basi sorry bro. Gahanguka umutima. Ni niba biri kuri imihanda. Amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Mbibutsa ngo tuba turi kumwe na Star Studio. Ku bindi bisobanuro amagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0790 ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo y3.inostarstudio.com. Reka dukomeze twagura umuryango dukora subscribe, like, share na comment. Naho ku munsi w'ejo